Bakunzi baza Kayo TV tugarutse kubasuhuza. Iyo mumaze igihe mutambona namwe nzi ko mutishimye, ariko iyo mumbona igihe cyose murishima cyane. Iyo mureba isura yanjye y'igikara muvuga ati kweri koko, ariko ntabwo nari nabona umuntu yanyandikiye muri comment ngo nzajye kwitukuza. Bimeze gute? Mba niumva ko igihe cyose tuje, reka mugihe mugomba kugira n'ibibazo mumbaza. Reka buriya impamvu manza kubasuhuza mba ngira ngo mumbwire ngo mwaramutse. Iyo munyandikira mukambwira ko mwaramutse, nanjye mbita numva ko kweri koko abakunzi banjye bahari. Tuje muri studio, turashaka kuganira. Shaka kuganira ku bakozi b'Imana b'iyi minsi. Abakozi b'Imana turimo turibaza, ideza abakozi b'Imana iyi minsi bahagaze he? Uyu munsi nzinduwe n'umupasiteri umwe, umukozi w'Imana njya nkunda cyane, Pasiteri Claude. Komera cyane, ndagusuje mu izina rya Yesu. Hariya mu Bugesera rwose Kuro, ndagusuhuje kabisa. Ibi biganza rwose ni ibyawe, ndagusuhuje Kuro, ndagusuhuje. Nzinduwe no kugira ngo Pasiteri Claude, cyari ikintu cyandunguye nk'umukozi w'Imana vraiment. Pasiteri Claude iyi minsi ya none turimo turitegereza, tukamureba. Pasiteri Claude, ese waraguye? Uracyari umukozi w'Imana? Ubuhanuzi buracyakurimo? Kro, oya rwose, oya. Ngewe uyu mwanya turi kuvugana, nge ndimo ndakwibazaho cyane ku buryo bunakomeye cyane. Hari ibintu twagiye dukora ng'abakozi b'Imana kandi bakunda kubwiriza ijambo ry'Imana, ariko Kro, hari ahantu nageze ndagutekereza mbona urimo amavuta, ariko noneho uyu munsi wa none turi kuvugana Kro, ko mbona amavuta wamaze kuyamena, ko mbona amavuta wamaze kuyasesa. Kro, amavuta wayamennye ku meza, kandi aya mavuta wamennye ku meza Kro, hari abantu bakeneye kuyifatira. Urabona amavuta yarakuriho, ubu ngubu usigaye niba wisiga igikotoro, kubona moviti iyi saha uyisize, ibyo uri gukora ntabwo byabasha kuba ubikora. Ndibaza mu minsi ishize waruharaye gukorana ibiganiro n'umudayimoni gumwe nabonaga witwa Tobari. Ese Kro, nimba uri umukozi w'Imana koko, ni gute ugenda ukaganira na Batobare mukafatanya ibiganiro bakanagutuburira n'amafaranga Kro, ukayashyira mu mufuka? Vurema amadolari ukayashyira mu mufuka. Tobari agafata amakoma akayakanja, arangije agacira amadolari ugashyira mu mufuka. Kro, warangije kwanduza ubuzima bwawe, mufuka gwawe warangije kuhumanya. Kro, uyu munsi wa none ngewe ndi kukubwira, nyitegereze neza. Ndabizi ukunda gutukana, ukunda guterana amabuye, ukunda kugira ute, mukanyura burukunduka. Claude, wafashe umurimo umwe, warangiza ugakorera Imana, warangiza gukorera Imana, ugiye ku mupasiteri umwe wakundaga kubwira, wakundaga kuvuga ngo ndayasyaga, ngo muzana amafaranga ngo mbasengere, ngo ndayasyaga, oya pasiteri, oya. Aho ngaho harandi uri kugera ukarengerera. Niba Tobare hari ibintu yamaze kukubikamo bituma wiri gutukana, bituma wiri kuvuga nabi kuri kamera, umukozi w'Imana agafata mikoro akajya kuri kamera, umukozi w'Imana pasiteri, jya umbabarira nujya kuri kamera ndujye wambara ikoti, ntujye wambara ikoti, ujye wambara ibintu bituma. Ese ujye wambara ngo uyu mupira wanjye, ujye wambara ngo uyu wanjye kabisa, bigaragare ko noneho ririya koti uryambaye rigaragaza ivugabutumwa, kandi ivugabutumwa ndari kurimo. Icyo nakubonyeho ni kimwe aho ngaho mu Bugesera utuye, reba ukunda wajya kuri abasarongo ukirirwa uvuga byinshi. Ugute ukorana n'abapfumu? Ndakubaza, ni gute ukorana n'abapfumu? Imbano ugira uyikura ku bapfumu? Nyamara reka ngubwire pastor, ubuzima bwawe wari urimo, Imana yakugiriye neza, Imana igusiga amavuta, Imana igukorera buri kimwe cyose, Imana igutembeza Afrika, Imana igutembeza aho ushaka, Imana ikunyuza mu nzira zitandukanye. Ariko uyu munsi wa none ikigaragara ni kimwe, nuko ese nimba waraguye kwa ngese, ubundi ntabwo nibaza ni gute wajya guhura na Tobare karashika umuzimu, umudayimoni. Wewe ubwawe warangiza ukajya guhura na Tobare kuri kamera, ukamugurira veruje ngo kugira ngo ubone amafaranga.
wabwiye abantu ukuri ko ibintu utunze, ibintu ufite, ibintu uri kugenderaho muri iyi minsi, wababwira ko ari Tobare wabiguhaye, bituma wubahuka abantu batandukanye. Oya pastor, oya, hara wararengereye. Ngewe nje kukubwira ngo gabanya ibitukanye kuri kamera, kuko uri umukozi w'Imana. Gabanya ibitutsi kuri kamera. Uziko usigaye umeze nga Gasuku, media Gasuku rwose. Habwo ubu ngubu we yarakijijwe. Cyabitutsi yajyaga atuka abantu, agakora mu ngutiya z'abagore, agakora mu mapandaro y'abagabo. Ubu ngubu yabivuyemo. Habwo noneho ni wowe usigaranye wa mushinga w'ibitutsi. Pastor rwose tubabarire, ureke gusebya abavuga butumwa, ureke gusebya abakozi b'Imana. Abantu bose iyo bakunyuze bahita bumva kuri pastor, ariko babona ibyo ukorera kuri kamera. Hase ndibaza urusengero rwawe ni bande barwinjiramo? Ngize ukuri, ni bande binjira mu rusengero rw'iwawe? Ni bande bakorera ibini wawe? Ni bande bazi wawe bakazana icya 10 n'amaturo? Busi pastor y'ucyakiriye uravuga ngo Imana umugisha, cyangwa ubasabira wa mugisha Tobare yaguhaye niwe utuma wirigugira ute ibintu byawe ubijajanga ukabyica. Abatakuzi rero barangiza ngo abakozi b'Imana baraha. Ariko reka ngubwire, Imana izagukubita ikinyapfu, nirangiza kukubita ikinyapfu kugwa munwa abari kwikubita gusa, nirangiza kuguhuma ko ndizarani z'Imana ikubise ikinyapfu kugwa munwa. Ide ukoresha wiri gutuka abantu kuri mikoro, hari ikimana yabikoze, hari ikindi Imana yabi, ariko nijya kukunyapfura izatubabaririre ko umugore wawe n'abana nizabakubite, kuko Bibiliya itubwira ko izahora abana gukiranirwa kwa basena ba nyina. Ariko nijya kugukubita pastor, izaguhombora ingoni yo kumunwa, wavamo iryinyo rimwe, ugutwi kwacika, urwara rwavamo, ikwereka ikimenyetso cyayo. Wenda aho ngaho wagira ikintu ugarukiraho, ibintu byo kwirirwa rwose. Pastor Claude rwose, Pastor Claude, buriya nanjye nitwa Claude, ariko izina ryacu kuri sebya cyane. Ntago dukeneye ko uharabika ibyo bintu kwiri gutukana kuri kamera. Turakwinginze tubabarire uveho. Ndabize muri comment mukanya abakunzi bawe baraba bambwira ngo kuki Pastor Claude wamuvuzeho ukavuga kuri media Gasuku. Gasuku we icyo mwemerera ndagera mu rusengero. Gasuku ibyo yakubwira byose ndagera mu rusengero. Gasuku we uzamucunge neza. Gasuka abaho ngaho akaba ari wa muntu uraho ngaho utabasha gukandagira mu nzu y'Imana, utazi uko Imana iryo. Uzitegereze iyo akorana ibiganiro. Ewe data we, Gasuku ndahandi umusanga hamwe n'abakobwa bakorana ibiganiro bagira ute. Umukobwa amubwira ati nge gusambana ndakibazo mvite, ahubwo nge nanga abantu birirwa bangira muri comment ngo ribu yamfashe ngo nasamba. Oya, Gasuku we ni inshingano ze kuko afite umwami yahisemo. Pastor Claude, kushaka kwigana Gasuku wize hehe? Amashuri wiza kwemerera kuremita gufata Bibiliya warayitukaniye kuri kamera? Ibyo nibyo nanyumva ngo yiyamemwa. Ndakwiyamye iri fuhe mvite, Imana iribone. Nuwongera gutukanira kuri kamera, Imana izakubita umunwa kugo, Imana izakubita umunwa wawe. None suze ngo kuba nafata uyu mwanzuro kubikubwira niki? Umaze kuturembya, utugejeje kure. Abantu bose bafite aho bahurira n'ijambo ry'Imana bamaze kurambirwa ibitutsi byawe. Buriya uribuka kirya gihe wagiye gusura mugenzi wawe pastor bamufunze, simuvuze izina kuko abapasiteri bafungwa ni benshi. Warangiza ugafata mikoro ukayishyira ngariya ngo ari kurengana, nawe uzamucunge. Iyo agiye kubwiriza abakristo be arababwira ngo Imana ndirya amaturo, ngo ndirya amaturo, muzana amaturo mbasengere. Nimvuga iryo jambo rero tumenya pasiteri mvuga uwariwe. Wakwihanganya ukaba ngawe ko nibura nangwa nawe yarafunzwe arafungurwa, kandi burya uretse ko ari yakoze uburiganya bwo kurya abandi amafaranga, abantu bakamutangira ibirego muri ribu, ariko ntabwo yarari umuriganya ngawe Pastor Claude utukana. Ngaho nawe murege katukana, hako nge yisandi kukurega kutukana. Niba ngurega kutukana ni gute utabaho kugira ngo ubashe kumirimiza bya bintu? Numara kubimirimiza ubundi ubeho mu buzima bwawe. Uyu mwanya ndi kuri mikoro
ndabikubwira kandi urimo urambona neza ko ibyo tuganira bifite ishingiro. Ndiragira ngo comment yawe umbaze ngo bimeze ute. Nukenera kwihana kandi uhamagara abakozi b'Imana ba Izayi bakuramburire ibiganza, namara kukuramburira ibiganza ubundi bagusengere. Cyo kwirirwa mutukana abahanuzi b'Imana mwabatesheje agaciro, kandi namwe mwitwa abahanuzi ko muri abakozi b'Imana, ariko abahanuzi b'Imana mubatsa agaciro, abahanuzi b'Imana mubatsa amavuta hejuru yawe. Pasiteri wowe Claude wiri gutukana, ariko ahantu tuye mu Bugesera burande wazambagwe ako pastor buriya nakundu ushobora kuba ubu turi kuvugana nta bana ufite hanze ko mbona ufite abadayimoni bakarishye, ndabana ufite hanze, akaba ariyo mpamvu usigaye wubaha ukabanduka batuka uri pastor uri umukozi w'Imana. Nyamara reka ngubwire, birashoboka ko nibyo byaha wabikora, ariko ujye wiyoberanya unishushanye nugera kuri mikoro pastor ndabizi ko wishushanya azabona ishyano, ariko ho nugera kuri mikoro ujye wiyoberanya, numara kwiyoberanya urenzeho, sibyo uze uvuge ngo Imana yavuganye nanjye, ariko ureke kuzutukana. Burayitukana kuriya bitwereka ko bindi Tobare yagutuburiragamo amafaranga y'amadolari n'amanyarwanda, biriya byose weho hari ibyo yakuroshyemo. Kandi uribuka neza ko jambo ry'Imana riratubwira ngo nitumenya ko twasitaye duce bugufi Imana itubabarire. Kandi ubwasanga ugera mu rugo warangiza ugafata umukeka ukawuramburira muri saro ugapfuka mukabwira Imana ngo mbabarire uyu munsi nacumuye. Kandi ucumura buri munsi, twese turi abanyamicumuro, ariko kuba turi abanyamicumuro tukwinginga Imana ngo itubabarire. None si wowe pasiteri ngo wagombye kuba unjyana mu ijuru ukaba unyobora inzira y'umusaraba, wizera neza ko uwo musaraba wa Yesu, hanyuma urikwibaza ko ari iki uzakora kugira ngo Imana ikubabarire. Ibaze nawe mukozi w'Imana, ibaze nawe. Ndakwinginze Pastor Claude aho ngaho mu Bugesera utuye, ndakwinginze ngo inginga Imana ikubabarire, kuko izi sengero ariko sinzi niba n'urwawe rufunzwe, ariko ndababona naho ujya gusengera, kuko mwese muri kwitwaza ngo isengero barazifunze ngo Yesu yatinze kuza. Yesu yatinze kuza, pastor yagombye kuza ariko waje kunyigisha, ukagera kuri mikoro, ukajya kuri kamera, ugafata Bibiliya, ugafata mikoro ukahanura, ugasoma ijambo ry'Imana, kubera ko byanga byakunda. Ngewe Claude narinje kukubwira ngo nujya kuri mikoro ugahanura, ugafata Bibiliya ukavuga ibyo Imana ikubwiye, aho tuzaba turi twese tuzagutega amatwi. Ariko birabaje kuri social media kwa turi kwagusanga uri gutuka abantu nibikoko nibiki. Ariko nje kukubwira ngo pastor garukira aho ugeze, ivuga butumwa ryawe utazaryica, kuko uko wica ivuga butumwa ni nako Imana nayo irakara. Narinje kubabwira ngo abakonzi baza Kayo TV, ese muduteze amatwi, muduteze yombi, mwagira Pastor Claude iyihe nama, mwamugira iyihe nama kugira ngo abashe gusanga abakozi b'Imana bagira ute bamusengera. Uwo mwaganiraga uyu munsi wa none turacyakomeje, uko bizagenda bihinduka, pastor ukazagenda ahinduka, ko nge ngunda kumukurikirana, uko azagenda ahinduka nzagenda mbagezaho ikiganiro cya Pastor Claude, uko azagenda ahinduka nzagenda mbagezaho ikiganiro cye, kubera ko uyu munsi wa none ashobora kuba yifata kuriya umumucunge mw'iyi minsi no nahanda aherereye, atangiye no guhamagara abakobwa akakorana n'ibiganiro. Ibikwereka ko yarangije ko umusitare waminuje, ariko muri Yesu ndabusitare buzamo. Dukeneye kugira ngo muri Yesu habemo ibintu buri wese abona ko bikwiye kuba twaba abakozi b'Imana nyabo. None si pastor wihangane, ntuzarebe ibiganza byanjye uzabyitegereza, nta kindi kivamo. Birashoboka ko nakubangamira, birashoboka ko wakumva ibintu nkaba ngubangamiye, ariko ningubangamira uzamenya no kwikosora. Ndetse n'umudamu wawe uzamubwira ati reba kakagabo kangozeho ikiganiro, ngereka nita akagabo kuko imbere yawe ndasuzuguritse. Kuba nsuzuguritse gutya rero birasaba kugira ngo ibyo ngubwira ubyumve, kugira ngo ubashe gukora ibyo Imana ishaka. Imana igire ibyo ikora, nawe igire ibyo ikuremera. Urakoze cyane.
birashoboka ko ahantu uherereye hariya mu Bugesera, birashoboka ko uyu mwanya abakristo bawe baba badakurikirana za social media. Wanyemerera ukajya wihangana ugasangiza abakristo bawe inkuru ukora? Hari abatakubona, hari n'abakona mu nzira ngo pastor komera. Ese waraguye? Nongere mbisubiremo, waraguye. Niba waraguye rero, amakoti yakuremo, ngere wambara umupira umeze nguyu wanjye, wambara udushati duciye amaboko, ndi wambare karuvati, ndi wambara insongore, ujye wambara ingweto za bote, kuko iyo wambaye rukoze rugaragaza umukozi w'Imana. Ujye wambara amapandaro y'amakoboyi, ndi wambara amatisi, kuko uko mbikubwiye Pastor Claude, naringize ngo Uwiteka Imana bane nawe kandi amahoro n'imigisha. Imana arabigwaye nubwo Tobare yabivangavanze, Imana yaragwaye umugisha mwiza, ariko urabivangavanga, ubuntu bw'Imana urabutakaje. Ubu ngubu usigaranye ubunyunyu bwo kwiri gutukanira abantu kuri za social media. Bakunze baza Kayo TV, birashoboka ko wakenera kunganiriza, urajya kuri za Kayo TV wandike, byose uragenda ubibona. Ibiganiro twakoze, ijambo ry'Imana twanyujijeho, filime twakoze, byose urabisangaho. Kandi kuri ubisangaho ndagira ngo ubikurikirane cyane ko 0786652561 wabasha kunsaba inbox tukaganira, atari ngombwa ko duhurira kuri za social media. Iyo nomero bakuri WhatsApp aho ushaka hose irahakugeza, kuko hari indi nomero wanyuraho nabwo uramutse ukeneye ko ikiganiro cyacu wagisangizwa cyangwa se ungeneye, waca kuri 079 079 14 760. Iyo nomero nayo uyinyuzeho wabasha kubona za Kayo TV neza, kandi bikabasha kugenda neza kugira ngo ibintu byacu binyuremo neza. Ubundi igihe cyose mukeneye ikiganiro mwambona tukaganira. Murakoze cyane, amahoro y'Imana nabane namwe, kandi kubazakurikirana iki kiganiro Imana izabaho umugisha, muzahe muronge iburyo n'ibumoso icyo mwabuze muri uyu mwaka washize. Uyu nguyu dutangiye mu kwezi kwa 7 kugeza mu kwezi kwa 12, Imana izabahe guha mu karonga. Imana niba umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze cyane.